tugiye kureba mw'isi y'umwijima ubuhanuzi busohora ryari kandi busohora bute. Ethiopia ni igihugu gikomeye cyane amateka ya isi yose, uhereye mu gihe cya Salomo umwami wa Isirayeli. Ijambo cyangwa igihugu Ethiopia cyaje kumenywa kandi cyari igihugu gikomeye kirimo abantu b'abahanga bari bazwi cyo na Egiputa, ibyo bihugu bya mbere muri Afrika muri iyo myaka ya kera y'ibita za antikite cyari gikomeye. Aho mvugira aha Ethiopia igeze ku buce nk'imbagwa, turimo turareba uko ibibazo byayiziye bimeze kandi turimo turiga n'uburyo ahigana. Ndabingize rero kugira ngo mukurikire neza bino bintu uko bigenda bihindagurika. Benshi bibwira yuko ngo ari iterambere rya muntu ngo no kujishuka kwe. Ntabwo ari ukujijuka ahubwo no kugusha ishyano, kuko ibintu bigenda bihinduka nta mahoro bizana. Muri abo basirikare bakoze ibyo harimo junior officer cyangwa umusirikare wari hasi gatoya yabo ngabo ko ari Lieutenant Colonel Mengistu Haile Mariam. Uwo ni wari umukandida ubundi wabo. Ubutegetsi bwaje gushyiraho imikorere ikomeye cyane ibabaza abaturage. Kimwe mu byo bakoze kwari ukuvanaho muri iyo myaka nibwo umwami w'abami Emperor Haile Selassie yicwaga, bityo ubwami bwa Ethiopia buba bugarukiyeho. Mu myaka nawe yayoboye igihugu kuva mu 1991 kugera 2012 nibwo batoye umugabo witwa Abiy Ahmed. Uwo mugabo Abiy Ahmed akaba ari komoka mu bwoko bunini cyane bwa mbere bukomeye bwa Oromo wo muri Ethiopia, akaba n'umuyisilamu. Bisa nkaho mu kuza kwe cyari igisubizo cyuko abanye Oromo nabo bari bamaze iminsi bashaka barwanira bafite ibyabo bibazo, byumvikana nkaho we najyaho ko ari mwene wabo bizazana amahoro. Kubera ko hari amaze imyaka byinshi abango mu Bwongereza n'ahandi, yaje ameze nkaho ari umukandida wo gusenya Ethiopia. Kuko cyagera ikintu yakoze, abantu benshi baravuga bava muri Ethiopia bajya muri Burasirazuba bwo hagati gushaka imibereho, abandi barajya mu Burayi, abandi barakwira hirya no hino bakwirwa imishwaro. Icyari igihugu cyishimirwaga yuko kimaze gutera imbere, ari urugero rwiza kuko bigeze kugishyira ku rugero rumwe na Eritrea n'u Rwanda na Uganda, ndetse bashyiraho n'akazina kagayitse ntari buvuge uyu munsi ngo gahuza abo bantu. Nari maze kubabwira ko gushyiraho icyo bita New World Order, hagomba no gushyiraho guverinoma imwe. Guverinoma rero igomba kubanza kujyaho ariko ibihugu bisenyutse, icyo twita failed states. Ubu muri kano karere kacu ibihugu nka Congo, Sudani y'Epfo, Somalia ndetse na Sudani ya ruguru ushatse washyiramo bimaze kuba ibihugu. Ubwigenge bw'ibihugu n'ishema ryabyo ntabwo bigihari. Ari nayo mpamvu bo ubwabo batakibyara, batagisenga, kuko batagifite iyobokamana ry'ukuri, ahubwo bakururwa bakizwa mu byo bita yoga n'ibyo bita Eastern mysticism muri rusange, noneho mu byo bita Western humanism, kuvuga filozofi ishingiye ku kwigisha yuko umuntu muri we. Niyo mpamvu Illuminati ifite umugambi wo kwica abantu benshi cyane ku isi, abo yise useless eaters, ngo nabaryi gusa. Ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'impiya, abafite ikimenyetso cy'amaraso. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nishimiye nanone kuba kano kanya twongeye kuba turi kumwe, kandi nishimiye yuko Imana ikiturinze ari jya ari mwebwe. Ndabasuhuje mwese rero abari mu Rwanda, aho ururimi rw'Ikinyarwanda ruvugwa ko nibwo tuganiriramo, bari no mahanga ya kure n'aya hafi, hakurya y'amazi magari cyane cyane turabakunda. N'abari mu birwa bya kure, abari za Taiwan, abari mu European Union, mu Bwongereza, mu North America, the Middle East, abo bose turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo twavuga amazina yanyu yonyine, yabari kuko muri benshi cyane kandi turabakunda. Abari mu Rwanda, abandi rero tusuhuza abavandimwe bacu, abanyamurenge, abarundi, abahangaza n'abaha, abavandimwe n'abahororo ndetse n'abafumbira, n'abakongomani ba Rwanda phone bari muri Kivu y'Amajyaruguru. Imana y'umujuru umugisha n'abandi bose bize Ikinyarwanda batari n'Abanyarwanda cyangwa batari n'Abarundi ariko bavuga izo ndimi, nk'abapfurero n'abanyindu. Tujye tubumva rero, twagiye tubona n'inshuti muri bo. Imana ibahe umugisha cyane. Turishimye. Reka rero bamaze kubasuhuza, hanyuma dusenge kugira ngo twinjire mu magambo tugiye kuvuga n'amagambo y'Imana akeneye kuyoborwa n'Umwuka Wera, kugira ngo tutavuga ibyacu cyangwa mu mbaraga zacu gusa, ariko tudushikiwe n'Umwuka Wera w'Imana.
Uwiteka Imana ishobora byose yo mw'Ijuru, ndagushimye. Iwe Imana igira neza, Imana ikomeye, Imana ikora ibitangaza, urengeze ubugingo bw'abera, ushimwe kandi uhimbazwe. Ni akanya keza mwami wanjye kugira ngo tuganire mu magambo yawe akomeye, ahari aho ashobora kudufasha akatugeza ku kintu cyiza cyatugirira umumaro. Nuko rero natwe duha umugisha baye n'imitima y'abazumva ikiganiro kizabafashe mu gukanguka no kumenya ukuri. Tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakundwa rero turavuga ku magambo akomeye, amagambo ajyanye na cya kiganiro cyacu mumenyereye cyitwa isigushije ishyano. Ubu tukaba turi ku gice cyaho cya 6. Kuko nawe basezeranyije nzajya mbazanira ibi biganiro, tuzajya tubibaha kugira ngo bijye biba mu bice, noneho bifashe abakurikira Pastor Peter Musisi official kugira ubumenyi bujyanye na practically ibintu biriho bikorwa mu isi y'umwijima, kandi tubihuze n'ibyanditswe byera by'ubuhanuzi, hanyuma tubone nanone kubihuza n'icyo twita stigmatized knowledge, aribwo bumenyi buhishwa abantu basanzwe batuye isi, baba bize baba abatarigeze biga, abanyabwenge n'abaswa ntibabimenye. Aha rero ndagira ngo ubwo tumaze kumva icyo n'icyo, tugiye kureba ubuhanuzi buri muri Daniel igice cyaho mu by'ukuri igice cyaho cya 8. noneho turebe ukuntu Bibiliya ari igitangaza, turebe ibyo tubwira. Aya magambo tugiye gusoma turayasanisha n'ibiriho. Aravuga ngo igihe ubwo bwami buzabwenda gushirira, noneho abanyabyaha kandi bazamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya bitamenyekana azima. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba arize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, azigira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukoziho. Ibyerekanywe byavuzwe ko bizaba muri iyo minsi, uko buzacya bukira n'iby'ukuri, ariko ujye ubizigama kuko ari igihe gishize kera. Nuko jyewe Daniel mpera ko ndaraba, mara iminsi ndwaye, bukeye ndahaguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe ibyo, nyamara nta muntu wundi wabimenye. Amen. Bakundwa rero turavuga ku magambo akomeye. Ubu ni ubuhanuzi burimo busohora, kandi Bibiliya isobanura neza ko ubwo buhanuzi bagombaga kuzigamwa ukabibanga. Daniel yarabwiritswe arabwandika, nta kindi yakoze, yagarukiye aho. Ariko abona yuko ari ibihe bikomeye cyane bizaba ku isi. Ibyo rero byaje guhishurwa na Yohana nyuma y'imyaka irenga 500, hafi 6, sangwa 500 arenga. Yohana aze kubishyira ahagaragara no harabisobanura mu gitabo cye cyiswe ibyahishuwe. Turimo rero turareba nkuko twayibabwiye, tugiye kureba mu isi y'umwijima ubu buhanuzi busohora ryari kandi busohora bute. Mu kinyejana cya 17, gahunda ya nyuma yo gushyiraho ishyano ku isi, aribwo bwami bwa Kristo, nibwo yashyizwemo umurego, nubwo n'ubundi yari isanzwe ihari. Uhereye tariki ya 1 y'ukwa 5 umwaka wa 1776. Hanyuma rero icyo gihe, muri icyo gihe nibwo gahunda nshya yatangiye yo kwigisha abantu. Aba bantu nibaje kwitwa bamurikiwe
ubu iyo porogaramu imaze gutangira abantu benshi binjira mu bumenyi no mu buhanga bunyuranye. Noneho muri ubwo buhanga n'ubumenyi bunyuranye nimwo haziye imihindagurikire y'imitegekere y'inyoko muntu cyangwa imibereho ye, kugira ngo uwo muntu ategurirwe kuzinjira muri cya kindi cyo twise new world order, aho umuntu azaba atashyigiriye igaruriro, icyo bita icyongereza bakita ngo ni the great transition. The great transition bivuze ngo transition cyangwa transition ni uguhinduka cyangwa kwimurwa cyangwa kunyuranwa kw'ikintu mu gihe kirimo gikorwa kugira ngo kiva ahantu kijya ahandi. So iyo transition rero tugiye kwijiramo, nuko umuntu ntashobora kuyigobotora, ntashobora kuyivamo. Iyo transition nigiye gutangira kuba cyane cyane aho umuntu ubwonko bwe bugiye guhuzwa na tekinoloji, we ubwe umuntu akaba nk'igikoresho, akaba ari uba imashini, aho kugira ngo computer zikomeza gukorwa, ahubwo umuntu gahunda porogaramu ziri mu mashini zimurirwa mu bwonko bw'umuntu. Ibyo nibyo twita man and technology union. Ibyo rero biriho birakorwa kandi bigiye kuzatera imbere. Tugiye kureba rero muri icyo gihe mu buryo bwa politike, mu bukungu, mu mibereho myiza y'abantu no mu iyobokamana habayeho impinduka. Ibyo tubivuga kenshi, niba ngombwa tuzabisubiramo. Ariko reka turebe ku ruhande rwa politike, ingoma za cyami zagaragajwe yuko zigomba gukurwaho, hakimikwa ingoma zishingiye kuri republicanism cyangwa ku buturage cyangwa ku buyobozi, kuri za guverinoma ngo za rubanda, noneho rubanda ubwayo ngo yihitiramo abaziyobora. Ibyo tubibona muri bihugu bifite za repubulika, ndetse n'izi za cyami zasigaye nazo ibyo bita parliamentary democracies. Ubwo ni parlement igira minisitiri w'intebe nabwo agashyiraho guverinoma, noneho abami bakitwa constitutional monarchies cyangwa abami b'imihango bo gusinya gusa ibyo abandi bavuze. Abo basigara ari nka icyo gihe ubwami busigara nka cultural institution cyangwa se nk'ikigo cyangwa nk'urwego rwa gusa rujyanye gusa n'umuco. Ibyo rero bikaba ari ishyano, kandi tukaba tutwibwira yuko naho biraho ngaho naho ni nka repubulika naho bitandukanye. Ibyo rero tubavuga yuko Illuminati yabigezeho, n'abafrimaso aribo miryango ikorera satani mu ibanga kugira ngo ibyo ashaka bishyirweho ku isi. Revolution ya mbere izwi mu mateka ni y'Ubufaransa, yabaye mu mpera z'ikinyejana cya 18. Hanyuma ndetse yakurikiyeho the Great American Revolution cyangwa revolution cyangwa impindura amatwara yazaniye abanyamerika ubwigenge, bakaza ari igihugu nacyo gishingiye kuri repubulika. Ibyo byari bigamije gusenya Burayi, guca imbaraga Ubwongereza kuko nibwo bwari one of the greatest imperial powers, no gukuraho ubwami bw'Ubufaransa, nayo cyari igihugu gikomeye cyane. Mu Bufaransa kugira ngo ibintu bishoboke kubaho, habanje kubaho inzara ya rubanda, abantu batangira kwigaragambiriza umwami, bashaka yuko ibintu byajya mu buryo. Ubwiru dufite nuko nubwo hari kera cyane tekinoloji kiri inyuma, yuko no kugeza naho satani yari afite ubushobozi bwo gukora ibyo ashatse. Ibyo bihe hariho ubushobozi bwo kuba wazana amapfa mu bantu, cyose ushaka kwinjiramo cyane. Ariko icyo nzi nuko ibyo byabaye kandi byarasohoye, biba intandaro y'akaga kabaye mu Bufaransa. Ntabwo iyo hataza kuba icyago cy'inzara n'abantu gusohoza no gukena, ntabwo haba harabaye imyivumbagatanyo ya rubanda yavanyeho ingoma ya cyami yari mu Bufaransa. Ibyo ntabwo byagarukiye aho, n'ubu birakorwa kandi bizongera gukorwa. Tudatinze reka turebe igihugu cyitwa muri Afurika cyitwa Ethiopia. Ethiopia
igihugu gikomeye cyane amateka ya isi yose, uhereye mu gihe cya Salomo umwami wa Isirayeli. Ijambo cyangwa igihugu Ethiopia cyaje kumenywa, kandi cyari igihugu gikomeye kirimo abantu b'abahanga bari bazwi, cyo na Egiputa, ibyo bihugu bya mbere muri Afurika muri iyo myaka ya kera y'ibita za Antiquite, cyari gikomeye. Iki gihugu rero cyaje kwinjirirwa ubwo gahunda yacyo, imikorere yacyo yaje kwinjirwamo kugira ngo nacyo kijye mu murongo nk'uwo bari abantu bashaka. Aho mvugira aha, Ethiopia igeze ku buce nk'imbagwa. Turimo turareba uko ibibazo byayiziye bimeze, kandi turimo turiga n'uburyo ahigana kugingo n'ubu. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, intambara ya mbere y'isi yose, nibwo habayeho gahunda yo guhindura no kubita hasi ingoma za cyami ku isi yose, cyane cyane ingoma y'Abarusiya yagombaga kuvaho n'ingoma y'abantu n'Abaturukiya, nizo zari zarasigaye ku ruhande rw'iburasirazuba ubwami bwa Roma. Izo rero zakuweho muri cyo bise revolution ya Rwanda y'Abashinwa y'Abarusiya, yabaye mu 1917. Noneho n'intambara ya kabiri y'isi yose yatumye the Ottoman Empire, ubwami bw'Abaottomani, bucika intege, uburyo mu 1928 ibihugu byinshi byari bishamikiyeho byarigenze. Hanyuma the Ottoman Empire cyangwa Empire Ottoman iza gusigara gusa ari igihugu cyangwa ubwami bwa Turukiya. Ndabingize rero kugira ngo mukurikire neza bino bintu uko bigenda bihindagurika. Benshi bibwira ko ngo ari iterambere rya muntu ngo no kujishuka kwe. Ntabwo ari ukujijuka, ahubwo no kugusha ishyano, kuko ibintu bigenda bihinduka nta mahoro bizana. Umwami w'abami rero Emperor Haile Selassie yagize uruhare rukomeye cyane muri izo ntambara, kuko yari ku ruhande rw'ibyo bita ngo ni Allied Forces. So the Allied Forces zo zarwanyaga Hitler na Mussolini, kuko Mussolini ubwe w'Umutaliyani yari yamaze kwigarura Ethiopia, nk'uko tubizi yayifashe mu 1940 kugira ngo yigarure ubukoloni bwe. Ariko ko yafatanyije n'abari abantu bamushyira kuri ako gahenge, igihe kiragera kugira ngo izo ntambara zirangire kandi zigiye ku ruhande rwabo. Igihe cyarageze rero, umwami w'abami arongera agaruka ku ntambara ya kabiri y'isi yose irangiye, yaje kongera kuba umwami, akomeza kuba umwami muri Ethiopia. Ariko ntabwo ibyo bintu byashimishije ababikoze, ntabwo byabashimishije, kuko n'ubundi gahunda yabo ko ari kuvanaho iyo mikorere n'iyo miterere. Abanyamerika, ariko Abanyamerika bo ntibabaho, ndavuga gusa umushinga wa Satani witwa CIA cyangwa CIA, baje kutamwishimira kuko yamaganaga intambara za Vietnam. Intambara ya Vietnam yari ishingiye gusa ku nyungu zo gucuruza urumogi rw'abakomeye bisi, kuko urumogi cyangwa drugs muri rusange, ibiyobyabwenge, kimwe mu bintu bakuramo amafaranga, kandi kimwe mu bintu bibafasha kugira ngo baroge abatuye isi, cyane cyane urubyiruko bituye, kugira ngo bakure ari ntacyo bimariye. Ubwo rero yaje kugambanirwa, agambanirwa mu mwaka w'1974. Inteko za gisirikare zitwaga ngo ni Popular Combined Military Council, cyangwa mu yandi magambo y'ururimi rwabo rwa Mahariki ibyo bita ngo ni DERIG, baje kumukuraho, bayobowe n'iyo komite, nizo za komite cyangwa komite nkuru y'abasirikare, yari yobowe n'utwaga Lieutenant General Aman Andom, cyangwa Lieutenant General Aman Michael Andom. Ibyo rero bimaze kuba, ntabwo byatinze, kuko bano bantu ibyo bakora byose baba bashaka kugira ngo bagere ku byo bagambiriye. Muri abo basirikare bakoze ibyo harimo junior officer cyangwa umusirikare
wari hasi gatoya yabo ngabo ko ari Lieutenant Colonel Mengistu Haile Mariam. Uwo ni wari umukandida ubundi wabo. Bakora uko bashoboye rero, Amani Andom aricwa mu bintu byabaye bimeze nk'umukino, araraswa. Uwo nguwo rero yahise by'agateganyo asimburwa na Haile Mariam. Uwo nguwo ariko byitobona by'agateganyo, barongera baricara batora uwitwaga General de Brigade Teferi Bante cyangwa Brigadier Teferi Bante, kuba ari we uyobora yo conseil cyangwa council yagomba kuyobora igihugu. Ibyo rero kubera yuko atari wari umukandida wabo, baje kureba uburyo habaho shootout, ibintu byo kutumvikana muri ba basirikare, nawe aricwa mu buryo budasobanutse. Noneho hashyirwaho mu 1977 uwo bashakaga Lieutenant Colonel Mengistu Haile Mariam abari uyobora, nawe bahaye baranarinda kugira ngo asohoze ibyo yashakaga muri icyo gihugu. Uwo yayoboye igihugu kugenda ukagera 1991. Uhereye icyo gihe hagiye habaho imvururu, noneho biza kurangira igihugu kigiye mu kaga gakomeye. Ko kaga katumye igihugu kigera noneho ubwo muri iyo myaka za 70, kuko bano bantu bategura ikintu bagishaka. Haje kubaho inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi, kandi bashyizeho ubutegetsi bwaje gushyiraho imikorere ikomeye cyane ibabaza abaturage. Kimwe mu byo bakoze kwari ukuvanaho idini ry'Aborthodox, ryari idini ryari rimaze imyaka n'imyaniko riyobora Ethiopia uhereye kera cyane, nuko ndetse mbere yuko n'idini ry'abakristo rigera mu Burayi, bari baramaze kuba abakristo. Mengistu rero yahise ategeka yuko Ethiopia ibaye igihugu cy'abapagani, ukuvuga atheists, abantu batizera iby'Imana. Mengistu arakomera abifashijwemo n'abasoviyete, ari Abarusiya b'icyo gihe. Ingoma yabo ngari yari igize ibihugu byinshi byari birimo icyo gihe. Ubwo rero muri iyo myaka nibwo umwami w'abami Emperor Haile Selassie yicwaga, bityo ubwami bwa Ethiopia buba bugarukiyeho. Ubwami akaba yari umwami wa 225 w'igihugu cya Ethiopia, kandi ukomoka mu rubyaro rwa Salomo mwene Dawidi, umwami wa Isirayeli. Ibyo rero byari ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ingoma za cyami kandi zishingiye ku mugambi wa kera kandi warashizweho n'Imana, ziba zigenda zikurwa. Ubwo Ethiopia twayizanye nka case study, n'icyo kwigiraho uburyo ibintu bigenda bikorwa akenshi ntacyo bigeraho. Inyeshyamba uwo mugabo Haile Mariam amaze gushyiraho politike rukandamiza abaturage, yazanye amatwara ya gikomuniste, yamburaga abantu mutungo, ubutaka akabugabira abantu basanzwe, ndetse abantu benshi barabaza baranamwishimira yuko azanye ikintu cy'impinduka kizabaha amahoro. Ibyo ariko ntabwo byabaha amahoro. Noneho abantu bo mu bwoko bwa Tigrinya bageze nka 7% y'abantu batuye muri Ethiopia baje kwirama mu mutwe, batangira kumurwanya kuko barebaga ibyo harimo atari byiza. Kimwe n'iyindi mitwe nayo yabafashije, ariko abatigirija nibo bari abantu ba mbere, bari afite imbaraga, nibo bavuye muri igisirikare gikomeye cyaje guhirika ubutegetsi bw'uwo mugabo cya 1991. Noneho abo batigirinya baje gufata leta, kuko nibo bari biganje muri rebellion cyangwa mu nyeshyamba zamurwanyije, bityo uwitwaga Zenawi afata ubutegetsi. Mu myaka Zenawi yayoboye igihugu kuva mu 1991
kugera 2012 hafi imyaka 20 igihugu cyagize umutekano gitera n'imbere kiranakira. Ariko nk'uko bisanzwe habayeho nk'uko abantu kimwe mu bintu abantu bakora bari abantu ntago bashobora kureka mugira amahoro. Iterambere bazana inkunga bateyazo aho hashyize ubundi buryo bwo kuzana imyigaragambyo n'abantu kutanyurwa, kuko ntabwo leta ishobora guha abantu bose ubutunzi kuri s'Imana n'ubundi ngo bagirwe. Ubwo rero batanyuzwe batangije ibintu byo kutishimira ibiriho. Imyigaragambyo yabaye mu cyamagana muri 2016 nyuma y'imyaka 4 yatumye habaho kwibaza igihugu cyagiye kwinjira mu icuraburindi. Noneho mu 2018 nibwo batoye umugabo witwa Abiy Ahmed. Uwo mugabo Abiy Ahmed akaba ari komoka mu bwoko bunini cyane bwa mbere bukomeye bwa Oromo ngo muri Ethiopia, akaba n'umuyisilamu. Bisa nkaho mu kuza kwe cyari igisubizo cyuko abanye Oromo nabo bari bamaze iminsi bashaka barwanira bafite ibyabo bibazo, byumvikana nkaho we najyaho ko ari mwene wabo bizazana amahoro. Ariko nta mahoro byazanye, ahubwo imvururu zarakomeye. Dore rero icyamuzanye kubera ko hari amaze imyaka myinshi abango mu Bwongereza n'ahandi, yaje ameze nkaho ari umukandida wo gusenya Ethiopia. Uko cyagera ikintu yakoze, ba bantu abatigirinya bari basanzwe bafite abasirikare benshi mu gisirikare n'abakomeye, kandi urumva nk'imyaka bari maze gutegeka imyaka irenga 25 irenga, ntibari babivuze kuba bakomeye mu gisirikare. Niyo bari kuko kuba bari bakomeye mu gisirikare birumvikana, niyo batangiye intambara yazanye impinduka. Noneho we ashaka kugira ngo bizimye mu munsi umwe. Aba bantu influence bari bafite cyangwa ubucuruzi bari bafite haba mu gisirikare no muri politiki, ashaka kubisenya. Nta n'impamvu atanga, nta n'impamvu yari abibasiye ko nta cyaha bari barakoze. Bari barwaniye igihugu bamena amaraso yabo, ariko we gusa nk'umuntu utowe azana amatwara tudashobora kwiyumvisha neza ko yarayakuye. Ariko icyo tuzi nuko ari umukandida wa Illuminati. Ikindi cya kabiri, igihugu cyari cyarashoboye umushinga ukomeye wo gushoza intambara hariya muri kariya gace, wo kubaka damu ku mugezi wa Blue Nile. Damu ni ukuvuga aho gukorera urugomero rw'amashanyarazi bavuga ko rwashobora gucanira ngo Afurika yose. Mu gukora ibyo ngibyo bari bibagije yuko nubwo iyo damu cyangwa urwo rugomero ruri muri Ethiopia, ariko amazi aturukamo ari ubuzima bw'abantu benshi muri Sudani no muri Egiputa. Ibyo rero byagombaga kuzana intambara n'ubushyamirane mu karere. Ariko ibyo bintu byarakozwe birigwa, ababikoraga bari inyuma y'uwo mushinga nta muntu ubazi. Ariko babikora bavuga yuko bagomba kubikora kandi bikazagira umumaro. Abanyapolitike benshi n'abagaragu babo barako uwo mushinga bawinjiramo, ariko ubushyamirane bukomeye bwarahagurutse ku buryo intambara ubu ngubu iriho muri iki gihe niyo gusenya igihugu, haba imbere mu gihugu bwacyo ndetse no mu karere. Aha rero hariho icyo kwiga gikomeye cyane. Ese ikigamijwe muri iki niki? Twavuze ko hariho gahunda yo gushyiraho leta imwe itegeka isi. Leta imwe kugira ngo itegeke isi, icyambere nuko icyo bita nationalism cyangwa umwuka wo gukunda igihugu, wo gukunda ibihugu by'abantu bakomokamo ubanza kubanza ugasenywa. Ese wasenyute? Nuko habanza kubaho imyivumbagatanyo, abantu ubwabo bakaruha, bakicana, noneho bakazinukwa n'ibihugu byabo, wenda bakishimira yuko ibyiza ari uko bava muri ibyo bihugu bakazerera bakagenda. Bityo nkuko bisigaye bimeze muri iyi minsi, abantu benshi barahunga bava muri Ethiopia bajya muri Asirazuba bwo hagati gushaka imibereho, abandi barajya mu Burayi, abandi barakwira hirya no hino bakwirwa imishwaro. Icyari igihugu cyishimirwaga yuko kimaze gutera imbere ari urugero rwiza, kuko bigeze kugishyira ku rugero rumwe na Eritrea n'u Rwanda na Uganda, ndetse bashyiraho n'akazina kagayitse ntari buvuge uyu munsi ngo gahuza abo bantu b'icyo gihe n'u Burundi bwari burimo. Ibyo rero akazina bagashyiriyeho kugira ngo batume ibindi bihugu muri Afurika bitwanga no kutubonamo nk'agatsiko
cyangwa nk'itsinda ry'abantu bagiye gukora ikindi kintu kidasanzwe muri Afurika, ariko kibangamiye abanyafurika bagenzi bacu. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Byaje rero kurangira bigeze uko mubibona kuriya. Igihugu kirimo kirangara. Nari maze kubabwira ko gushyiraho icyo bita New World Order, hagomba no gushyiraho guverinoma imwe. Guverinoma rero igomba kubanza kujyaho ariko ibihugu bisenyutse, icyo twita failed states. Ubu muri kano karere kacu ibihugu nka Congo, Sudani y'Epfo, Somalia ndetse na Sudani ya ruguru ushatse washyiramo, bimaze kuba ibihugu dushyira muri class cyangwa biri classified nka failed states. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Failed states ni ukuvuga ibihugu bitagishobora kuba byayoborwa, ni ukuvuga bigiye kuba nk'aho amabanda ateranira gusa n'indiri zo gukoramo ibibi n'ubwicanyi no guhangana no kuzima kw'abantu n'imiryango no kuzana akababaro kenshi mu bantu. Kandi ibyo byarahanuwe. Umwami wacu Yesu Kristo yavuze kuri iryo jambo, arihanura nubwo atarigiyemo cyane. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 21 hari amagambo nifuza yuko tuganira. 21 aravuga ngo dusome murongo 25 ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja no muraba bihorera, ngo abantu bazagushwa gihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mw'isi, ko imbaraga zo mw'Ijuru zizanyeganyega. Amen. Bakundwa rero turi mu gihe gikomeye cyane, aho tugana amagambo Yesu yavuze ni amagambo akomeye, ni amagambo adahinduka. Turimo turinjira mu gihe kiruhagije, igihe kibi, igihe cy'amarira, igihe cyo kubabara. Ibyo bizabeshwaho kugira ngo, kuko hagiye gushyirwaho leta imwe. Iyo leta imwe rero kugira ngo ijyeho nk'uko nari mu kanya, nk'uko ibihugu byose bibanza bikatakaza ubwigenge, ibihugu byo ku isi yose, kuko ibihugu byo mu Burayi na za Amerika na hehe bo byaroroshye, abantu bamaze kwiyakira, kuko gushyira hamwe kwabo ibihugu uko bimeze, ubucuruzi n'imibereho yabo nibyo baha agaciro, ariko ubwigenge bw'ibihugu n'ishema ryabyo ntabwo bigihari. Ari nayo mpamvu bo ubwabo batakibyara, batagisenga, kuko batagifite iyobokamana ry'ukuri, ahubwo bakururwa bakizwa mu byo bita yoga n'ibyo bita Eastern mysticism muri rusange, noneho mu byo bita Western humanism, ukuvuga filozofi ishingiye ku kwigisha yuko umuntu muri we ahagije, afite ubumana, ndetse muri we adakeneye Imana, ahubwo muri we ashobora kuba Imana, ko afite ubushobozi bukomeye cyane cyane, kuko tekinoloji n'ibindi byinshi cyane bihari bituma abantu bibeshya kandi bakibwira bitari ukuri. Aha rero twasomye muri Bibiliya, nongereye mpakwibutse aho twasomye mu magambo akomeye cyane y'umuhanuzi Daniel, arimo atubwira cyangwa agaragaza ibizaba mu gihe gikomeye cyane cyo ku ndunduro y'ibihe. Daniel ahangaha ngo tubibonye aravuga amagambo akomeye, nongere nibutse noneho nayasomye mbere, ariko ubunyakwibukije nibwo yaha agaciro kumaze kumva ibyo ngibyo. Aravuga ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, ubu ni ubwami bwo bagira iki? Abanyabyaha bamaze gukabya, n'icyo gihe nyuma y'izo ntambara zose ububi bwinshi bwabayeho nyuma ya Alexander kwigarurira isi. Noneho ngo umwami w'umunyamwaga umenya bitamenyekana azima. Uyu mwami yamaze kwima, kandi umwami n'ubwami bwa Roma. Uravuga umwami w'umunyamwaga uzima,
nyamara icyitonderwa imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari ize ubwe. Turabona ikintu gikomeye cyane kirimo ubwiru. Turabona yuko ingoma y'Abaroma ari itegeka isi yagombaga gusimura, yagombaga kujyaho ikagira imbaraga n'ubushobozi nk'uko tubibona mu byahishuwe igice cya 6 umurongo wa mbere. Ngo mbona ifarashi y'umweru isohoka, uyicayeho yari afite umuheto, ngo akagenda anesha kandi bazahuranisha, cyakora ntazanesha umwana w'Imana. Ndakwingize rero kugira ngo utekereze neza biriho ubu ngubu bikomeye byarahanwe kandi biriho. Turi mu gihe kimeze gite? Turi mu gihe gikomeye cyane. Iyo turebye ku murongo wa 24 aravuze kandi ngo izo mbaraga ze zizaba zimukoresha, ntabwo zizaba ari ize ubwe, ntabwo zizaba ari ize rwose. Noneho rero niba atari ize n'izande, ni ukuvuga ngo ni iz'abadayimoni cyane cyane baje ikinyejana cya 20 mu itangira ryacyo. Aravuze ngo igihe ubwami buzabwera gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, noneho ngo umwami w'umunyabwenge, umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana zima. Umwami wavugwaga ahangaha umenye bitamenyekana mu bwami bwa Roma, bwabikijwe ubwiru no gukomera kutigeze kubaho, no mu bwenge bwa tekinoloji tigeze bumenywa n'abantu bose. Mu by'ukuri buriya bwenge bari busanzwe bunariho, bari busanzwe buriho mu bantu, kuvuga ngo n'ibyo dukora ubu ngubu ntabwo bije gusa, ahubwo byagendaga bitwarwa mu byiciro kugira ngo tube nk'abantu bafite ubwenge, bambaye umubiri, badashobora kwihutisha gahunda ko babishaka, dushobore kubikora cyangwa kubyihutisha cyangwa kubishyira muri gahunda twifashishije imikorere yabo, ari nk'abo batugira inama, dore ngibi ibyo dushaka yuko mukora. Ubu rero niho tugeze ku byo dushaka yuko dukora, baraduseribanga icyo bashatse n'icyo bakora. Kandi ijambo ry'Imana ratubwiye ngo azarimbura bihagije, azakora ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, n'abera bazagwa muri ibi ngibi, kandi byarabaye kandi bizakomeza kuba. Ubwoko bw'abera ni abantu bizera Yesu Kristo. Bazahaba rero urujijo, hazabaho ibikorwa bikomeye birimo ubwicanyi no kuzonga abantu, kuko biravuze ngo azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Byumvikane ko ibyo azakora, ibyo azica abantu, izi ntambara zose mubona, nkabangira urubyiruko rwacu rw'Abanyarwanda n'Abanyafrika inama kutitabira ibyinshi mu bintu bitwerekezwaho, bivuga ngo ni imyigaragambyo cyangwa se kwinjira mu mitwe y'ubwicanyi, bayerekeza kuvuga ngo bararwanya ngo ubutegetsi buriho cyangwa se buzaza cyangwa se n'ibindi byose, nk'uko twayibonye byakozwe mu byo bita Arab Spring. Arab Spring ni ibintu byakuruwe ariko ntacyo bigiye gukora, kuko aho byabaye nko muri za Tunisia, aho byabanjirije kuba, ubu ngubu abantu bongera kwigaragambya bwa kabiri. Abo muri Sudani barigaragambije bakuraho na leta yabo, ariko nabwo ubu ni ikibazo gikomeye cyane, bahora mu mihanda. Ubwo abantu bagiye kujya bahora basakuza birirwa bazerera, bamagana ibiriho, barebe leta zabo bazirwanye, nyamara nazo atarizo, ahubwo ari uko zihatswe. Abiraye rero benshi bazabigwamo, kandi benshi bazicwa, kuko benshi bazijira mu batazi, benshi bazashyikira n'ibyo batazi, n'ibyo bategeze kumenya. Ndabakangurira rero kugira ngo dukanguke, tube maso, tumenye aho ibintu bigana. Muri kano karere kacu benshi mu rubyiruko binjira mu mitwe ikomeye nk'iyo ya za mayimayi n'iyindi mitwe iba mu mashyamba anyuranye mu bihugu binyuranye, za DF n'izindi, hagamije kugira ngo habeho amage,
si uko afite porogaramu cyangwa gahunda iboneye kuruta iy'inzego za leta ziriho muri ibyo bihugu. Reka da, ntabyo. Kubera iki se? Icyo bakora cyose kandi atari bo bagenga isi ifite nyirayo, na bino bihugu tuba dutuyemo si ibyacu, ni ibyabo. Nta kintu cyiza bashobora kuzanira abaturage usibye kuzana inkota no kurimbuka ku bantu. Imana rero ibahe umugisha. Tuzongera naho ubutaha, tuzakomereza aha ngaha tujya mu kindi gice cya ndibwira ko ari icya karindwi tuzaba tugiye kujyamo, tuziga noneho ku bindi bibazo. Ariko ibyo mubaza bijyanye bazasoma kino cyegeranyo bagashaka ibyo babaza, free ubaze, hanyuma nitubona akanya tugusubize, noneho bishobore kukuvana mu rujijo, aho kugira ngo ubeho udasobanukiwe kandi ukishimira ukomezanya n'ibimeze bityo. Ndabakunda rero, niringiye yuko utazoga mu mutego uriho, umutego uri ku isi, aho urubyiruko rushorwa mu bibi, mu biyobyabwenge, abandi babura uko bagira bakajya mu ruzerero bajya muri za Burayi, nk'aho bene igihugu babishimira kandi cyangwa bibwira ko ari cyo baje kumarira. N'abagenda nabo baba bazi ngo bagiye kubona ubuzima. Ntabwo byakunda ko nabo bafite isi yose muyimarira ahantu hamwe, uvugiye ko abantu bazabona ibatunga. Niyo mpamvu Illuminati ifite umugambi wo kwica abantu benshi cyane ku isi, abo yise useless eaters, ngo ni abaryi gusa, nta musaruro wabo. Nyamara umusaruro si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo Imana yabaremye bafite uwuhe mugambi. Imana irebaho umugisha kandi bagirire neza. Reka dusenge. Imana yacu turagushimye, Imana igira neza, Imana ikora ibikomeye, Imana igaburira abashonji, kandi Imana irokora, gakora ku cyavu kicanye n'ibikomangoma. Ubane natwe, dukize imigambi mibi y'umubisha n'urwango rwe adufitiye kubwo umurimo wawe twamamaza. Bana natwe rero, kandi ubane n'abizera bose, rero duhore dushima izina ryawe, tubyambarije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Bakundwa rero, nkaba nibwira ko abazafite bashaka kuri ikiganiro mwakwandika muri comments, tukazareba ibyo twasubiza mbere yuko dukomeza n'ikiganiro. Ikindi dufite inomero yacu 0788 50 60 76. Iyo niyo igaragara no kuri WhatsApp. Abari muri diaspora bafata amiso guteranya bagashyiraho 250, bagashyiraho 788 50 60 76. Imana yo mw'Ijuru ibahe umugisha kandi bagire neza. Murakoze. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo